Hello guys, reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze ku buryo YouTube channel. Twongera gushimira wowe wakoze subscribe ku buryo TV, waduteye inkunga ikomeye cyane, like, share na comment nabyo aba ari ingenzi kugira ngo mukomeze gushyigikira uburyo TV, ndetse nawe utarakora subscribe ku buryo TV, twongera kuboneraho kugusaba ko wakora subscribe kugira ngo nawe urusheho kuba umwe mu badushyigikira umunsi ku wundi, batwereka ko tubana umunsi ku wundi, batwereka ko ibiganiro bica ku buryo TV hari icyo bibamarira cyangwa se hari icyo bibafasha kuba bageraho, nk'uko duhora tubivuga ngo iyi channel izagufasha kumenya n'iki wakorera muri telefone yawe umunsi ku wundi, n'iki wakorera muri telefone yawe kikabasha kuba cyaguhindurira ubuzima hirya y'ejo. Nk'ibisanzwe rero uburyo YouTube channel icishaho ibiganiro bigiye bivuga kuri mining zigiye zitandukanye. Mining ni nyinshi, abenshi tuzi ko mining ari ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ariko uyu munsi bitewe n'aho iterambere riri kugenda ryerekeza cyangwa se rigana, bitewe n'aho isi iri kwerekeza, mining isigaye ikorerwa no muri telefone, isigaye ikorerwa ku mamashini, laptop, ariko niba udafite mashini ukaba ufite smartphone, nawe wakora mining ukabasha kugendana n'abandi cyangwa se ugategereza igihe yabaye approved, nawe ukazabasha kugetinga profit y'ibyo wakoze. Mining rero zikorerwa muri telefone ni nyinshi, ni uburyo bwo gucukura ifaranga ry'ikoranabuhanga cyangwa se cryptocurrency. Aha ngaha twibanze cyane kuri mining nkeya zishoboka, kuko ntabwo twavuga kuri mining zose ngo tuzisoze, ahubwo twarebye nkeya muri zo kugira ngo tujye tubasha gutanga amakuru azivugwaho umunsi ku wundi, bitabashije kubangamira imbaga nyamwinshi cyangwa se hatagize uwo bibangamira. Aha ngaha twibanze kuri Pi network, twongera twibanda kuri Bitcoin Satoshi ariyo core. Uyu munsi hakaba hasohotse indi mining yitwa Old Satoshi. Old Satoshi ni mining iri automatique. Niba waramenye Pi network ukamenya Bitcoin Satoshi, iyi Old network cyangwa se iyi Old Satoshi nayo ntigucika, yo ni automatique, icyo ukora ni register gusa ibindi bikikora. Aha ngaha murabizi Pi network na Bitcoin Satoshi buri nyuma y'amasaha 24 ukora active muri application, ariko Old Satoshi yo ni automatique. Aha ngaha icyo twagiraga tuvuge cyane cyane ni ku mushinga wa Pi network. Abenshi baba bibaze se Pi network ihora irimo kubaka, ihora yubaka igihe cyose, ama update yayo ni ukubaka, izasohoka ryari? Pi network ifite gahunda, ifite intumbero nziza, irimo irategura ejo hazaza heza hayo, ndetse n'ahaba pioneers bayimenye. Niyo mpamvu nawe niba utari watangira mining ya Pi network, uyu munsi uracyafite amahirwe ko watangira mining ukagendana n'abandi, kuko Pi network iracyakomeje, iracyafite byinshi ishaka kubanza kubaka muri network yayo. Ari byo byagarutsweho n'uyu mugabo muri kubona hano imbere yacu, ni Dr Nicolas, akaba ari we fondateri wa Pi network. Uyu mugabo yakunze kuvuga ko aho kugira ngo ukore ikintu mu gihe gitoya hanyuma nikigera hanze ntikigire uburambe, ahubwo wafata igihe cyawe, wafata umwanya wawe uri kubaka ikintu kirambye, kikazabasha kumara imyaka n'imyaniko gikoreshwa cyangwa se gikora, kuko nawe wagihaye umwanya wawe. Wifata rero ikintu ukoze agahe gatoya ngo wumve ko kizaramba. Niba nawe wakirefera ukiha nk'urugero, uyu munsi ushobora gufata ibikoresho by'ubwubatsi ukazamura inzu umunsi umwe. Birashoboka, wazamura inzu umunsi umwe bitewe n'abakozi ufite, ikarara yuzuye. Ariko iyo nzu nubwo yarara yuzuye, urumva ko nta burambe yaba ifite kurenza wa wundi wayubatse mu gihe runaka, akajya ayubaka gake
ejo akagaruka agashyiraho ibindi, ejo akagaruka agashyiraho ibindi, ntabwo iyo nzu yakomera nk'uwayubatse umunsi umwe. Iriya yubatswe umunsi umwe urumva ko uko byagenda kose izasaza vuba, cyangwa se n'ibindi bintu cyangwa umuyaga ushobora kuba waza ukayangiriza kubera ko yubatswe hutihuti. Icyiza rero ni uko ibintu byawe wabitwara gake, ukabiha umwanya, ukabiha ubudahangarwa kuri buri kimwe cyose nk'uko P-Network irimo irabikora. Niyo mpamvu umuntu wayimenye ategereje ko ari burya amafaranga mu cyumweru kimwe ntabwo byashoboka. P-Network bisaba kwihangana, bisaba kudacika intege, ariko nanone ukamenya ko ari umushinga mwiza uzaguhindurira ubuzima hirya y'ejo, kuko P-Network muri cryptocurrency igaragara ifite ingufu ziri hejuru y'andi makarensi yose. Murabizi muri video yacu yabanje aho twaberekaga batatu ba mbere muri cryptocurrency cyangwa mu kubaka network, uyu Dr Nicolas yari ari ku mwanya wa gatatu. Umwanya wa mbere wari ufitwe n'uwubatse network ya Ethereum, ariko igitangaje ni uko network ya Ethereum mu bayubatse uyu Nicolas aza mu bayikoze. Network ya Ethereum Dr Nicolas yayigaragayemo mu bubatse Ethereum network. Urumva ko we yaje ku mwanya wa gatatu, coin ye itaragera hanze. Umunsi yageze hanze urumva umwanya azaba ahagazeho. Aha ngaha murabona ko abakoresha Amazon cyangwa se iri soko rya Amazon naryo ririmo riraproposwa ko P-Network yatangira kuzarikoresha mu gihe izaba imaze kujya ahagaragara, ku buryo wahahira kuri isoko ukoresheje PI zawe, ugatuma icyo ushaka aho uherereye aho ariho hose. Murabizi ko Amazon ikora ku rwego mpuzamahanga, ni isoko rya online mpuzamahanga, aho waba uri hose warihahiraho. Iyi Amazon rero yatangiye gukoperana cyangwa se gukominikana na P-Core team kugira ngo umunsi PI yagiye hanze yaronshinzwe, Amazon nayo izatangire yifashisha nk'ifaranga mu bucuruzi bwayo bugiye butandukanye umunsi ku wundi. Nakubwira ngo wowe wamenye P-Network uracyafite amahirwe. Icyo usabwa ni ukwirinda gucika intege, kuko uyu ni umushinga urambye uteguye neza. Niyo mpamvu uba ubona igihe bavuze ngo bizaronshinwa, akenshi bagenda babyigiza inyuma kugira ngo babanze bubake ubudahangarwa bwa network yabo, babanze bubake inkingi z'umushinga wabo zikomere, ejo umuyaga utazabihirika cyangwa se utazasenya network yabo. Niyo mpamvu naguhaye urugero, niwubaka inzu umunsi umwe ntabwo izaba ikomeye nk'uwayubatse igihe cy'ukwezi. Urumva nawe ibyo bintu bibiri bizaba bitandukanye. Icyo nagusaba ni ugutegereza, ahubwo ugakomeza wibuka isaha yo kumayiningiraho, ntutakaze umwanya wawe ngo wibagirwe kumayininga. Ntekereza ko hari benshi bari ku rwego rugiye rutandukanye bamayininga P-Network kandi badasiba n'umunota n'umwe. Aha ngaha rero reka twongere tukubwire ngo wowe wamenye P-Network ukamenya Bitcoin Satoshi, iyi old Satoshi nayo ntigucike, yo ni automatic, nta kindi bigusaba. Wajya muri Play Store yawe ukandikamo old Satoshi urahita uyibona, hanyuma uyidownloadinge. Ukimara kuyidownloadinga barakwereka kunyura kuri Discord ndetse no kuri Google. Wowe ukoreshe Google, numara gukoresha Google barakubaza email yawe. Ushyizemo email yawe ntabwo birirwa bakubaza password. Ubwo password yo muri old Satoshi ni password iri kuri email yawe. Password ya email yawe niyo password irahita iba iya old Satoshi. Ikindi ukimara kwemeza barakubwira ngo shyiramo invitation code cyangwa referral code. Referral code twaguhaye ni 8 ya OKGEOI mu nyuguti nkuru byose. Iyi referral code iyo uyishyizeho, murabona hano hasi handitse prototype, hari 11 GM parallel. Aha ngaha iyo ukoresheje invitation code bahita baguha umuvuduko wo hejuru kugira ngo ubashe kugira ibintu byinshi cyangwa se ubashe kugira ama old Satoshi menshi kuri balance yawe. Iyo utakoresheje invitation code baguha
old Satoshi imwe ku isaha. Koresha invitation code.